ikibazo cyane ndimo ndagisubiza. Ese ubukungu buhuriye hehe n'iyobokamana? Yes, ubukungu na politike bihuye n'iyobokamana in the modern world, muri iyi si ya none. Kuko turagana hahandi abantu bavuga ngo ibyo ni bya naroge, twe turi muri digital, usanga babyinnye ariko ntibazi ibyo barimo. Turinjira mu gihe gikomeye cyane kandi kibi. Niri faranga ubundi riyoboye isi. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ese pasi politike zirarutana. Hari politike iruta iyindi. Iryo faranga ntabwo rigira igihugu. Oya, ni faranga rya shitani. Ekuti pasi, iryo faranga ni iri. Idolari ni rya shitani. Yego, idolari ryashyizweho n'abakozi ba harandi mafaranga ari hejuru cyane kurenza idolari. Kuki idolari ryitoranije ukavuga ngo ni idolari rya shitani? Ndashaka no kumenya uburyo rya shitani koko akaba ari ryo wibanzeho cyane, nuko ari Amerika irikoresha cyane. Oya, mwebwe ifaranga guhenda sinzi uko mubibara. Ntabwo idolari ishobora kuzasimburwa ni faranga iryo ryo ryose, keretse muri gahunda yo gushyiraho ubutware bwa Antikristo bugiye gutegeka isi n'ubwicaye mu Burayi. Ari nayo mpamvu Ubwongereza bwavuye mu Burayi. Bwavuye mu Burayi kubera isiri. None kuki bwavuye muri European Union? Hari cyari kigamijwe no kuvuga ngo hari hagiye kuba itsinda ukwaryo, hagiye kuba n'irindi tsinda, ariko Uburayi bugiye kuba bwonyine nk'itsinda rikomeye. Katwigarukire ku idolari. Idolari gute noneho rero ari rya shitani, gute riyoboye isi, gute atari rya Amerika? Iyi note mu note zo muri Amerika niyo nigizwe n'inote nyinshi kandi zifatwa n'abantu benshi. Rero yanditseho uyu nguyu. Noneho igihe hano na bino bintu ntabwo byanditse kuyandi ku izindi note z'amadolari, byanditse kuri icyo bita $1 bill. Ubundi pyramide z'ibintu byubatswe na Satani. Itafari rimwe ryayo usanga riremeye toni 5. Nk'iyi pyramide kuko mu Misiri zirahari, imaze igihe kingana iki yubatswe? Imyaka 3,000. Hari tekinoloji yo kuzamura se izo toni zingana gutyo? None se byibaze izo bita cranes. None no kuvuga ngo izi pyramide ziri muri Egiputa ni Satani wazubatse. Ariko abantu basanzwe bazavanga ngo Amerika ngo bateye imbere uko biringira Imana, ngo in God we trust. But which God? Ngo mu Mana twizereramo. None se nigaragazwa nibi, erega ibinyi byo bikwereka ukuri, kuko AYALONI ntabwo bandika, bavugira muri symbol mu bimenyetso byabo. None ubu nguko ritsi dolari aho rituruka na nyiraryo abakoreshwa n'iyi Mana ikora ibi ngibi ntabwo ari Amerika nk'igihugu, ahubwo n'abatware bategeka Amerika. Ubudage nibwo bugomba gukomera, kuko Ubudage kuva na mbere hose nibwo bushingiye icyo bita ubwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma ntagatifu buri mu Budage, ahubwo tubona isi nk'umubumbe uburyo iyoborwa. Noneho ibihugu tukabibona nk'ibikoresho, nk'uko waba uri umuhinzi ukagira isuka, ukagira igihosho, ukagira umuhoro, byombi buri kintu kikaba gifite icyo gukorera. Amerika yashyizeho nk'ikintu cy'igihangange bakoresha gusoza za nyungu zabo, ariko se ni izabo, ni za shebuja wabo. Ariko se Ubushinwa ni n'ubuha imbaraga, ni ILLUMINATE na Satani. Nese uha imbaraga Abanyamerika nk'uko tubibonye n'abangaba n'ubundi abademokarate n'ibyo bintu utubwiye bashinzwe. aba Republican n'ibiki? Ni intambara, gukora cyo bita violence kwisi, zero ntambara zo gukubita hasi ibihugu. Ninde wateje intambara? Obama hari ahantu yigeze ajya kurwana, cyangwa ni Bush wagiye kurwana? Ntabwo abademokarate bajya barwanya intambara zigiye zikomeye, nk'ubwo ibyo bashinzwe intambara zabo no kwica umuntu mu buryo bw'ubugingo akabikigorye. Obama yari umudemokarate. Hanyuma Bush ni wa muri Republican. Bush se wishe Saddam. Ubundi mu ncamake tuvuga ibihugu byo bita ngo ni G8, ukongeraho Ubushinwa n'Ubuhinde. So G8 twashatse kuvuga Amerika na Canada, mu Burayi tugasanga Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani, muri Aziya tukahasanga Ubuhinde n'Ubushinwa, tukongeraho Ubuyapani, none tukavuga n'igihugu gifite cyo bita mpuzamigabane Uburusiya. Barabanze bafata umuntu bamuhindura ikibisenzegere, umuntu aba icyo bita a pervert. Zikivuze kukivugaho, abagabo benshi barahinduka perverts. Kuba pervert ni ugutakaza, hari ibyo bita ngo ni women swinging, abantu bagahura bagakora nk'aha ngaha bakire, bamara gukora mukazana umugore wawe undi akazana uwe, mugatangira gusambaniraho, ukava kuwawe ukajya kuwe nawe akajya kuwawe. Bikaba bimeze bityo, cyane cyane ko bazanye ibyo bita liberalism. Buriya liberalism yatangiranye no kwica umuntu. Buri liberalism ni umuntu ukwishyira ukizana mu bitekerezo. Ubundi liberalism itandukanye n'icyo bita open mindedness, kuko open mindedness ni ukuvuga ngo they don't want you to be open minded. Ntabwo bashaka yuko ugira ibitekerezo, kwisanzura mu byo uvuga no mu byo utekereza. Rero mu gihugu cyo muri Ghana cyagiye mu Burayi, ngira ngo se yari yacyoherejeyo ngo kigiye kwiga, cyari cyarongowe, bagishe uruntu rw'urusatsi bacyambitse n'intuza,
cyaranwe n'undi mugabo wacyo bakita ngo ni Mrs Smith. Niyo mpamvu hagiye kujyaho ibyo bita artificial intelligence. Uzabona ibintu bagenda babungana hirya no hino ngo ni Sofia n'ibindi bagenda batuzanira. No kugenda batumenyereza kugira ngo twakire icyo kibyo bintu. Sofia iherutse kuzina. Hari n'ibindi kindi kitari Sofia cy'ikigabo. Kinimo kizengere kimaze kugera iyo mu bihugu by'Abarabu. Hari abantu bajya bavuga ntukabwira abantu ibintu batera ubwoba. Oya, ndashaka ko bagira ubwoba butuma bahunga ariko. Babandi bakubwira ngo nta gihari, nta mahoro barakubeshya. Bibiliya avuga ngo mu gihe bazavuga nta mahoro muri bo kurimbuka kuzabatungura. Turi ku rugamba tuzareshezwa n'umukiza ko twifatanyije nawe. Nta ku niyo mpamvu rero tuba tuvuga abandi bareba bakaduheba tubareba abanya ngo barabaroze. No, turavuga ibintu byanga abantu b'Imana bamenye isi turimo iyo ari yo. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiya abafite ikimenyetso cy'amaraso. Twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa bavandimwe mwese mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hose mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi tuweho n'abantu. Turabashimira cyane kuko mugenda mufata umwanya mugakurikira ibiganiro byiza bitambuka kuri AYALONI TV, kandi turasaba Imana kugira ngo Imana ikomeze gushyigikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV ku buzima bwanyu. Imana ibushyigikire ibarengera aho muri. Rero mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyacu na Pastor Musisi. Ngira ngo iki ni kiganiro, ni bimwe mu biganiro twagiye tubabwira. Ikiganiro dukorana na Pastor Musisi ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi. Niyo mpamvu twinjira mu madini, tukinjira muri politike, tukinjira mbega tugasobanura ibintu byose murimo murumva, no kugira ngo buri wese abimenye asobanukirwe ko ibyahanuwe biri gusohora mu isi. Kuko hari ibintu abantu benshi babona bakabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari bisanzwe, kuko igitabo cyitwa Bibiliya cyarabihanuye ku murongo. Byose byarahanuwe kera, ahubwo ikibazo kuko abantu batigeze basoma kiriya gitabo babifata nk'ubuzima busanzwe mu kugenda buza, ariko n'ibyahanuwe tubona mu isi. Rero niyo mpamvu tuba turimo kugenda tubazanira abakozi b'Imana batandukanye. Pastor Musisi umaze iminsi mukurikira abari kwinjiramo, akabereka ko ibintu tunyuramo mu isi bimwe bishobora kurimbuza abantu kandi babifata nk'ubuzima busanzwe. Turabishimiye rero, mugubwe neza cyane. Jewe ni Jalik, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera muri kumwe n'uwitwa Emmanuel, amaze iminsi ari gukorana na Pastor Musisi ku biganiro. Rero reka twakire Pastor, ngira ngo muramureba ari imbere yanyu, hanyuma suhuze, namara gusuhuza adufashe gusenga, hanyuma tubabwire ikiganiro tugiye kwinjiramo. Pastor, twongeye kubaha ikaze cyane none kandi muri sanga kuri AYALONI TV. Turishimye cyane kubw'ibiganiro byiza mukomeza tugezaho. Abantu benshi barandika comment babashimira. Hari abandi babita ngo muri Satani, hari uwo muri kubona we yanditse ngo ni Satani, arimo kuvuga ngo urakajya mu murongo urakagira ute ngo tunga umubyeyi Bikira Mariya ngakujugunye mu muriro ngo uri kuyobya abantu benshi. Ariko abenshi nabagushimira ko bari kugenda bava mu mwijima bari barimo binjira mu mucyo. Nta ukundwa na bose, na Yesu bamwise Belzebuli ngo ni umutwari w'abadayimoni, ni Satani. Nyamara Yesu yarari gukiza abantu, abakiriza abana, abakiriza ababyeyi, abagaburira, akiza imitima, ariko ntibabyitayeho. Ariko nanone hari abamwemeye n'uyu munsi, impamvu ubutumwa bubwirwa ku isi yose. Rero murakaza neza, reka mudufashe musuhuza abantu, hanyuma mudusengere twinjire mu kiganiro. Murakoze, ndabashuhuje mwese mpereye kuri mwebwe abayobora AYALONI TV ku buntu mwiza mukora, cyane cyane kugira ngo hagire ibintu bimenyekana mu isi. Imana igenda ihishurira abantu ku giti cyabo bitangaza bikomeye. Niringiye ko benshi mu bantu cyane cyane bakiri n'abato b'abahanga Imana bizeye Kristo, ariko Imana izabahishurira namwe muri mwo ubwira uburenze n'ibi tuba tuvuga, bikazafasha bigiye kizaza, cyane cyane ko tumutugana mu bihe bibi cyane byo guhenebera ko abatuye isi. Muriho n'umwanya no gushimira kandi no gusuhuza abavandimwe bavuga Ikinyarwanda, baba batura Rwanda ubwabo, abandi bavuga Ikinyarwanda nk'ururimi bize, bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wacu wa Afurika munini, no ku migabane iri hakurya y'amazi magari, tutibagiwe n'abatuye mu birwa bikikijwe n'ayo mazi magari hirya no hino ku isi bumva urwo rurimi.
hamwe n'abacu bavuga indimi zishamikiye ku kinyarwanda nk'abarundi n'abanyamurenge, abaturage bo muri Kongo Kivu y'Amajyaruguru, ni ukuvuga abanyejomba n'abanyabwisha, hanyuma tutibagiwe n'abafumbira n'abahororo bo muri Uganda, abaha n'abahangaza, tugashyiramo n'abashubi bo muri Tanzania. Rero n'abandi bose bameze batyo, Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ishimiye kuba mutwumva, duha agaciro ururimi tuvuga, ni ururimi rwiza, n'abatwarwitwa Rwanda phone sinzi, ariko hari abavuga ngo Rwanda phone, abarundi bakaba barabatese kuki utabyise Burundi phone. Abantu dufite burya ibibazo tugira, ariko Imana aba yahaye urwo rurimi tukaba tururimo, turebe inyungu turwungukiramo cyane cyane zijyanye n'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana. Rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Murakoze, Imana ibagirire neza, ibaho umugisha. Yes. Reka mudufashe gusenga hanyuma dutangire ikiganiro. Murakoze. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana y'ukuri. Uri Imana ya Isirayeli kandi Imana y'amahanga yose yaremye ijuru n'isi, kuko niwe wihishuriye umuntu mbere na mbere wigaragariza Aburahamu sogokuruza hashize imyaka 4,000. Wamusezeranyije yuko muri we ari mu rubyaro ruzitirirwa, ruzamwitirirwa, rw'amahanga azabonera umugisha, ruzaturuka muri we. Ni muri urwo rwego nyuma y'imyaka 2,000 wohereje umukiza ari we Yesu Kristo, wavukiye muri ubwo bwoko bukomoka mu rukiryi rwe, kugira ngo twese noneho tuba abana be kandi tuba abana b'Imana muri Kristo Yesu, tubiheshejwe no kwizera kandi tukizera ukuri. Nuko rero bana natwe nk'uko imbabazi zawe ziri, uduhe umugisha, uturengere kubw'ubuntu bwawe, kandi tugirire neza ku imbabazi zawe ziri, n'urukundo rwawe ruhebuje udukunda, kandi kugira ngo bigende nk'uko ushaka byo kugenda uko dushaka. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pase murakoze cyane. Ubushize twari turimo gusubiza bimwe mu bibazo byabajijwe n'uwitwa Kimanuka, nubwo tutabirangije, ariko n'ubundi tuzakomeza. Tereka tumwizeze kandi twizeza n'abandi bose badukurikiye ko ibibazo byose mufite muzabisubizwa. Ikindi mushobora kubyenda mubyohereza no kuri nimero za WhatsApp, haba pasiteri nimero iyo ari gusoza arayitanga, mushobora kumwohereza ibibazo hanyuma akaba yabizana tukabisubiza kuri AYALONI. Ikindi ushobora kureba aho ngaho kuri channel hasi urabona namba yacu, naho ushobora gufata ibibazo ukabitwohereza kuri WhatsApp, kuri iyo namba iri kuri WhatsApp, hanyuma tukazabiheraho dusoma mu gihe tuzaba turi kuganira. Biba byiza cyane kurenza kuba byakwandikwa kuri channel, kuko hariya biba ari byinshi cyane, comment ziba ari nyinshi bikatugora guhita tugwa ku cyawe. Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma Pase, uyu munsi ntabwo tugiye gusubiza bimwe mu bibazo bagiye batubaza, ahubwo hari ikintu tugiye kuganiraho, kuko n'umuri mwagiye mutuganiriza byinshi. Ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi mwaduteguriye ni ikihe? Murakoze. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyifuzo cyagaragaye cyo kuganira ku byerekeye ubukungu na politiki isi yubakiyeho, icyo twita in the modern world, ni ukuvuga isi ya none. Ubukungu na politiki isi yubakiyeho. Iki kiganiro numva kiraryoshye, kiravamo ibintu byiza byinshi. Ese ubundi nyine ubwo muratwinjira mu bukungu, mutwinjira no muri politiki, ni iki mwaheraho mudusobanurira? Ubwo ni ukuvuga ngo isi yubakiye kuri ibyo bintu bibiri. Isi ya none yubakiye ku bukungu na politike n'imibereho myiza, cyangwa n'imibereho y'abantu itandukanye n'iy'abantu ba mbere bari basanzwe baba mu isi. Ubwo duhera mu kinyejana cya 18, ubwo hatangiraga icyo bita the industrial revolution mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo impinduka zikomeye cyane zazanywe n'ubuvumbuzi bw'ibintu tubona twitirira siyansi na tekinoloji, byatangiye mu kinyejana cya 18, cyane cyane uhereye mu mwaka w'750 mu gihe cy'ubukungu n'imibereho mishya yari ishingiye kuri industry. Industry ni ukuvuga ibintu bikorwa n'imashini, bikorwa mu nganda. Mu yandi magambo babyita ngo ni manufacturing. So manufacturing ni ibintu bikorwa bikabyazwa umusaruro, noneho uwo musaruro ibyo bintu bikaba bikeneye ababirya,
kandi bikaba bikeneye n'ibibivamo. No, bikaba bikenewe ibyo babikoramo nabyo bikaba bikenewe. Ibyo rero byazanye undi mwuka wo kwagura ubwami bwa Roma kugira ngo buhake ibihugu byose byo ku isi, hagamijwe kugira ngo ibyangombwa biboneka muri kwa gusarura bya bintu bituruka mu nganda, hari ibintu bikorwamo. Kandi ibyo bintu bita raw materials cyangwa matière primaire. Ni primaire matière cyangwa matière primaire matière. Igifaransa cyiza si cyumva aho ngaho. Okay, ni matière primaire, right? So raw materials zikaba rero ari ingenzi. Noneho ibyo bintu uko biza, bandi bakora mu bya bintu byo babikora babigurisha hejuru. Babigurisha hejuru bakabonamo inyungu, ariko bagomba no gushaka kubona abantu babirya, icyo bita consumers. Kuko ntabwo wakora ishati nk'iyi uyambare, ugomba kugira uyugura. Nugura imbunda, nukora imbunda ugomba kugira uyugura. Nukora amasasu ugomba kugira uyugura. So ibyo bintu byose bikorwa hagomba kubaho the consumption y'ibyo bintu igomba kugaragara. So rero uhereye icyo gihe ubuzima bw'umuntu bwarahindutse. Hanyuma pase kuri iyo topic tugiye kuganiraho ubukungu na politiki isi yubakiyeho, birahurira hehe n'iyobokamana? Kuko twebwe intego dufite ni uguhishurirwa Imana mu byo dutanga, kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana, kandi nibamara kuyimenya bakurikize icyo basaba. Birahurira hehe n'iyobokamana? Iyobokamana aho rihurira nuko umuntu umufatira kunda, kubaho k'umuntu gushingiye kunda, kubaho kurya kunywa ibimutunga. Ibyo rero kugira ngo ibyo ngibyo muri uwo mugambi Satani anyuze muri gahunda yo gushyiraho ubwami bwe bwa Antikristo cyangwa bw'umwanzi wa Kristo, nuko isi yayishyize ku murongo. Iyo nibyo twita the paradigm of analogy. Ubu turi muri digitali. So uhereye icyo gihe rero ni ukuvuga ngo umuntu gukora no kubaho kwarahindutse. Ubucakara buva ku gahato buhinduka ubw'ifaranga. Umuntu ukamubwira uti ariko aracyari umucakara, ukamuha amafaranga kugira ngo ajye agenda anywe, yibwire yuko ataruhutse, ariko ejo yongera kugarukire umuha umushahara. Akora uwo mushahara kugeza azapfira, umushyiraho amategeko amubwira ko afite uburenganzira, ariko ntazigera aba nk'umukuri. Azakora wa mushahara, awurye, awambare, nagira amahirwe yubakemwe akazu, ariko azabaho ngaho hari umukozi. Niyo mpamvu rero mu bihugu biriya byateye imbere byateye imbere by'inganda, bifite abantu babiri, amatsinda y'abantu abari muri kategori ebyiri. Hari abo twita workers, ni abakozi, hakaba n'abo twita the middlemen cyangwa the middle class. Abo middle class nibo banyenganda, nibo ba nyiri business zikomeye, nibo ba nyiri ibintu byinshi, nibo ba nyiri imishinga y'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi cyane. So rero iyo miterere ya muntu iteye ityo natwe muri Afurika tugezeho, ariko twebwe ntabwo bashobora kutwemera yuko twagera kuri urwo rwego. Ubwo tugeze kuri urwo rwego bakena. Impamvu bakena nuko byinshi mu byo bakora bya bindi bita raw materials cyangwa bya bindi bikorwamo ibindi bituruka muri Afurika ibyinshi. Noneho rero biturutse aha ngaha, turamutse dufite ubushobozi bubyikorera, tukikorera ibyacu bya bindi tuhuye ngo tubyohereze, tuvuge nk'amabuye y'agaciro, tuvuge nka koruta n'urugero zikora telefone. Nayo tubaze twikoreye telefone zacu, atari ibingibi by'amasosiyete yabo azagakora ibyo bita assembling hano, ariko tukabyikorera ijana ku ijana bikaba produit hano. Ntabwo baba bagishoboye kuba ya mabuye y'agaciro amafaranga make. Niyo mpamvu bazakora uko bashoboye ibyacu dukora bikaba substandard, kabone naho byaba ari ibyabo. Naratangaye njya mbona kompanyi yo muri Afurika y'Epfo ikora imodoka za Nissan, ni Japan. Yes, ariko iragenda ikakora za Nissan muri Afurika y'Epfo, ariko bakakubwira ngo izo zakorewe Afurika, ngo buriya ngo ntabwo zajya nko muri Amerika ngo bazemere, kuko ntabwo zakorewe Amerika. N'abantu nazina modoka z'inyaburayi za Toyota tujye tugura, ubona yuko tugura imodoka oya ibira ibintu byo bitangwa ni occasion.
Okay. za bazita ngo ni okaziyo Europe imodoka tugura zira unazo usanga atari Japan ari ugasanga kwise tuzigura i Burayi kandi ari Japan zakorewe European market Burayi marishe y'abanyaburayi niyo mpamvu tuzigura twebwe ahangaha kubw'impamvu yuko twakoronejwe nabo imodoka zacu ziravura ibumoso rero wajya muri Japan bavura iburyo uziguze hariya ntibyagufasha mpaka uzigure he hari kandi wayo uziguze hariya baravuga ati kuzi imodoka twebwe twazikoreye Japan na ahantu hakonje ndiye muri Afrika harashyuha biki byose dukoreza imodoka zikwiriye Afrika nimamo tujye Burayi tukabura zakoreye Burayi zikomeye zigatinda ubu ariko twaziza na twazikoresha cyane cyane ko kubera vura yazo abantu bashobora kujya mu Buyapani cyangwa muri Dubai bahagura imodoka biboroye n'abantu muri East Africa bakoronejwe n'Abongereza kuko vura zazo ziri iburyo nkuko hariya bimeze kandi rero imodoka burya zavura ibumoso ziranahenda kuko ziba zarakorewe abakire niyo mpamvu imodoka uguze Burayi yakorewe nyine Burayi yizanye hano muri Afrika wizana iguhenze cyane cyane zakorewe abanyaburayi nyine ariko zavura iburyo ziba muri za Kenya za Tanzania muri yani ngo ni za make hanyuma pase uvuze uti amafaranga uvuze ku ifaranga bituma ntekereza ibintu byinshi cyane numva ndashaka kubaza kuko urumva ubukungu byanga byakunda buzanwa n'amafaranga amafaranga adari n'ubundi ubukungu ese nibyo yego nibyo okay hanyuma amafaranga ni medium of exchange ni ikintu ukoresha kugira ngo ubone ikindi yes ntabwo ari bwo bukungu ubukungu ni cya kindi ubwawe ukeneye naba ari ibyo kurya urabikeneye kandi amafaranga ntiwayarya ariko urayatanga noneho agaciro afite nuko wa wundi cyo akeneye arabugenda akakigura ubwo bwa bukungu ukabura bubonye okay hanyuma ayo mafaranga ndashaka ko niri faranga ubundi riyoboye isi icyo ni cyambere cya kabiri ese pase politike zirarutana hari politike iruta iyindi ikibazo cya mbere cyo uragisobanukiwe ariko icya kabiri kirimo urujijo ariko naza kugisubiza nacyo ni ukuvuga ngo ifaranga burya amafaranga yose buri gihugu gifite amafaranga ariko hari n'ifaranga mpatse ibihugu iryo faranga ntabwo rigira igihugu oya ni ifaranga rya shitani ekuti pase iryo faranga niri iryo faranga ryitirirwa Amerika ariko si iryayo ni idolari idolari ni irya shitani cyane idolari ni irya shitani yego idolari ryashyizweho n'abakozi b'icyo twita ILLUMINATE pasi ihangane gatoya amadolari ni menshi nzi ko hari idolari rya Amerika hari idolari rya Canada nta yandi madolari hari idolari rya Australia hari rya Sudani hari idolari rya Canada nk'uko bivuze twe turavuga idolari nyadolari ni irya Amerika the United States of America iryo niryo rya original yes ntabwo kuba ryo nuko ari ryo ritegeka isi kandi ntabwo ari rya Amerika icyo turashaka kukimenya rya dolari rikorwa n'umuryango w'abaherwe b'Abayahudi witwa the Rothschild family y'aba Rothschild iryo rero rikorwa n'umushinga cyangwa na sosiyete yabo ngabo yitwa Federal Reserve Systems rikaba rero rikora iki rikaba isi aribwo iyoborerwa rifite n'ibimenyetso ryashyiriweho tuzareba wenda cyangwa mu kanya dushobora kureba bibaye ngombwa noneho wenda tubaye turisobanura turaza kurireba yego basi utararisobanura mwihangane gato murarisobanura no kubaca mu ijambo kugira ngo bitancika none se idolari ko nzi ko ridahenze kurenza harandi mafaranga ahenze nk'iyero rirahenze ipawundi rirahenze harandi mafaranga ari hejuru cyane kurenza idolari kuki idolari ryo utoranije ukavuga ngo niryo dolari rya shitani ndashaka no kumenya uburyo rya shitani koko akaba ari ryo wibanzeho cyane nuko ari Amerika irikoresha cyane oya mwebwe ifaranga guhenda sinzi uko mubibara wenda mukurikije
uko rivunja dukurikiza idolari rya Amerika nyine none se ntiwumva nyine yuko aryo ni ukuvuga ngo standard of exchange y'amafaranga ishingiye ku idolari turavuga ngo iriyero dukurikiza idolari rivunja ya nayo turavuga ngo pound sterling dukurikije idolari ryo rivunja ya nayo so none ifaranga tureba ni rya rindi baheraho bavunja niryo rikomeye noneho rero uzareba nk'iriyeni none se iriyeni usanga n'ingana ifaranga ry'u Rwanda ariko hari ifaranga rikomeye cyane ariko unity bakoresha ntabwo ariyo imataringa ushobora gusanga wenda nk'iriyeni amayeni 1000 ni urugero wenda ryo dolari rimwe ugasanga ya mayeni barayakoresha bakavuga bati tuzafata amayeni 10,000 riba ryo dolari 100 noneho umuntu ajya guhembwa amayeni wenda 50,000 yeni niryo mu kihe gihugu niyo mu Buyapani wenda 50,000 ry'iriyeni ababonye amadolari 1,000 ariko ubwo ngubwo ryo ntabwo rigwa naryo rirakomeye kuko rishingiye kuri manufacturing ariko icyo bita unity none se buriya nko muri Amerika nko mu Burayi mu Bwongereza ifaranga ritwa sterling ariko amafaranga yabo bahera barakubye bita cents bakava kuri cents bakajya kuri bavuye ku cent bajya kuri hari ikindi kintu bajyaho hanyuma bakabona kujya kuri pound muri Afrika twebwe muri East Africa hano mu bihugu bya Uganda Kenya Tanzania uzasanga amafaranga bayita cent abantu bamwe abanyakenya bayita pesa ariko abatanzania bayita hela noneho ariko ubundi abayita cent nibo bajyana n'ijambo ry'ukuri kuko bayitaga cents ariko abambere yabo bayitaga rupiya cyangwa impiya kuki babyitaga rupiya nuko abantu babaje gukora hano muri East Africa bahembwaga mu mafaranga y'Ubuhinde mbere yuko twebwe tugira currency amafaranga wenda no yitwa rupiya bayita rupiya okay ni abanyarwanda babizita impiya tunazifite rupiya twarabigiraga aha ubwo rero cyera tushiri muri East Africa ya mbere abadage bagitegeka hano n'abongereza hariya ruguru muri Uganda muri Kenya ayo mafaranga impiya zarakoreshejwe kuko bumvaga bashaka abantu bakorera bashobora kugira umwuka wo gushaka gukorera amafaranga ntibabone ariko abahinde ko bari baramaze kumenya bo barabazanaga bagakora ko babishuraga amafaranga y'iwabo bakunguka rero abo bahinde baje no gukira batagira ubucuruzi cyane cyane nyuma yo gukora gari ya moshi umuhanda wa gari ya moshi hanyuma rero ubwo tumaze kubibona ibyo ngibyo reka turebe noneho amafaranga ubundi ifaranga hariya yitwa shilling muri East Africa ariko iyo shilling sirigirwa n'amasenti 100 cents amasenti 100 nibyo bikora ishiringi rimwe so rero unit salary unit ntabwo ariyo tureba 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 gusa rya faranga ku buremere bwaryo no gukomera ntabwo idolari ishobora kuzasimburwa n'ifaranga iryo ari ryo ryose keretse muri gahunda yo gushyiraho ubutware bwa antikristo bugiye gutegeka isi n'ubwicaye mu Burayi ubutware bwa antikristo bugiye kuza nibuza nubwo buzamara igihe gito ariko buzaba bwicaye mu Burayi kandi buzakuraho biriya bihugu bitatu bimwe bizavaho hashobore kujyaho ibihugu 7 byonyine bizasigara bifatanye n'umutwe wa 8 ibyo bihugu bitatu bizavaho nibi ugise waba ushatse gushingira kuri ya magambo dusoma muri Daniel karagahembe kavutse ngatatagakurwa ega birani byo niko kuri kwa Bibiliya abantu bacu ntago bazi ibyo ari byo ariko randi ko kuri ukuvuga ngo ubu ngo kiriya kibazo kiriho uzicyo gishatse kuvuga Amerika Ubwongereza na Australia birasa nkaho bishaka gukora ikintu kimwe ku ruhande rwabyo bavuze ngo uko bahanganye n'Abashinwa ari nayo mpamvu Ubwongereza bwavuye mu Burayi bwavuye mu Burayi kubera isiri none se kuki bwavuye muri European Union hari cyari kigamijwe no kuvuga ngo hariya hagiye kuba itsinda ukwaryo hagiye kuba rindi tsinda ariko Burayi bugiye kuba bwonyine nk'itsinda rikomeye noneho ubwo Burayi nimara kuba itsinda ibihugu bikomeye bizavaho biri mu Burayi twibwira yuko ari Ubufaransa Ubudage n'Ubutaliyani iyo biri muri ya mahembe 10 bizaba igihugu kimwe n'ubu byaratangiye ko biri muri Union y'Uburayi birakorera hamwe bifite imbaraga zimwe
bitangira hamwe inkunga zabyo birakomeye. Ubwongereza kuba bwaravuye muri n'ikibazo. Icyitonderwa dufite twamenye nuko Ubudage nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bwari nyuma y'ibintu byose. None muri bwo bwa mbere mu Burayi, bwa mbere mu mafaranga no mu bukungu, kandi bukaba ubwa kane ku isi nyuma ya Amerika, Ubushinwa n'Ubuyapani. Haza Ubudage. Ukibaza Ubudage bwashigishwe mu ntambara y'isi yose ko nabwo buri ku topo. Igisubizo kiriyumvikanisha nuko ari icyicaro cya Satani. Antikristo abakoresha bari hariya bamutegurira bari mu Budage, n'amabanga ya ILLUMINATE menshi avuga mu Kidage. Ubudage nibwo bugomba gukomera kuko Ubudage kuva na mbere hose nibwo bushingiye icyo bita ubwami bwa Roma. So ubwami bwa Roma ntagatifu buri mu Budage. Uyisusa nk'ubisubiza ko nanjye kubwa none ubihinduye wajya kuvuga ko Roma ari bo bwami buzakomera, none kahaje Ubudage ngo nibwo bugomba gukomera. Kumbe bishingiye aho ngaho byose. Bishingiye aho ngaho tuvuga Roma, tuvuga system, political system. Ifite inkomoko mu Burayi. Yabanje kuba Bataliyani cyangwa abaratini ba kera cyangwa abaroma nkuko bitwaga. Noneho ingoma ya Roma ivamwe ibihugu byinshi. Bure n'Abataliyani bavuye ku Baroma. N'Abaportugali n'Abaspanyola n'abaki bavamwe ibyo bihugu binyuranye. N'Abadage baziramo. Ariko naho nyuma y'intambara nyuma y'Abadage yo kugwa kwa Roma yitwa Roma mpagane cyangwa Roma nkiristo niko nyita kuko Constantino niho Roma yabereye nkiristo. Ariko nyuma yaho mu myaka ya 961 apandi cya 900 muri 961 uwitwaga Leo, Papa Leo wa gatatu yasengeye umwami w'abami witwaga Otto the Great ukomoka mu miryango y'Abakarolingian b'Abadage, amuhindura empereur wa Roma ntagatifu. Noneho Roma Holy Roman Empire bikaba bisimbuye kuko Roma n'ubundi yari iriho iri mu bupapa, ariko noneho yijira no muri politike neza kugira ngo ya gahunda yo gusigara ubupapa buri muri politike, ariko cyane cyane bushinzwe yobokamana. Noneho habeho n'abandi bashinzwe politike ku mugaragaro ku ruhande rundi cyongera ibikorane nkuko n'ubundi byakoraga kera mu mikorere ya kera y'Abaroma. Ariko umwami w'Abaroma kera we yafatwaga nk'Imana, yabaga ari umutware. Ariko n'ubu biragaruka, nuvuga ngo hagarukaho Roma yindi ifatanyije n'ubupapa kuko aribo bwayishyizeho, ariko n'utegeka isi yose kugira ngo by'ubupapa bushaka gukora bushobore kubisohoza bifashishije inzego za politike, kandi bo buri inyuma yabo, bo butagaragara ndetse butabazwa n'ibyapfuye, ariko aribo bibyinginiyaringa. Kuko reba burya papa uyu tubona ni papa arakomeye ukagira umutwara. Uhe ni indi ubwo wabo utwara papa? The Black Pope. The Black Pope? The Black Pope. Uwo bita ngo ni Master General. Umuntu se cyangwa uw'idayimoni? Iyi muntu ni Master General. Ni general se uwazangabo z'Abataliyani? Niwe ushinzwe ibintu byose, we ntahinduka kandi ntamenyekana. Niwe uyobora bariya bose bagaragara. Nk'ibyo bintu barabibwiboneke. None se uwo nguwo nuwahehe niba atamenyekana atazwi wamubwiwe n'iki? Arazwi ariko ntibazi ko ari ufite imbaraga, ariko azwi na bake. Ni ufite imbaraga zikora ibintu byose. He's the Black Pope. Niko uzashyira muri ntuza ushakemo Black Pope azamukwereka. Kucyitwa Black nuko ahora yambaye iby'umukara, kandi uriya mugenzi we yambara iby'umweru. Wambaye iby'umweru niwe ugaragara niwe ushishwa, ariko uwutegeka ibintu yambara umukara. We yambara umukara ntahindura we. Pasa aho harimo ubwiru bukomeye. N'ubwiru nyine. Katwigarukire ku idolari. Idolari gute noneho rero ari rya Shetani, gute riyoboye isi, gute atari rya Amerika? Riyoboye isi kuko ryashyizweho muri umugambi w'abafrimaso, kandi abafrimaso nibo bategeka isi. Nakubwiye yuko abafrimaso ni itsinda rihurirwamo n'imiryango yose yitwa ikorera mu ibanga. Hariho n'indi miryango nk'abarozi kuruwa n'abandi benshi, ariko ntabwo bafite impact nk'abafrimaso kuko abafrimaso nibo babyaye na
na kiriya cyo tureba cyitwa aba illuminati. Da illuminati babyarwa n'abapfa, nk'uko ureba isezerano rya kera ryabyaye isezerano rishya. Pase uvuze gutyo mpita nibuka ikiganiro wigeze gukora kera, ndifuza ko uzakidusobanurira. Wahereye mu itangiriro werekana inkomoko yo kwa Kayini, uraza ugera kwa Nuza, kuri uriya mugabo Nimurodi, urazamuka kurinda ugera kuri illuminati mu 1500 ingahe igihe yavukaga. Iki kiganiro ndifuza ko tuzagikora. None uravuze uti illuminati ikomoka mu Freemason. Yes. Aba illuminati bigishijwe amabanga n'ubwiru n'imigambi y'abafurimaso. Noneho barangije basohoka hanze bajya kubishyira mu bikorwa, kandi bashyira mu bikorwa bakiriwe nk'abantu b'impuguke kandi bemewe, kuko urumva niba ushaka ukorera mu ibanga kugira ngo bya bintu ukora bijye ku impact, bigire impact cyangwa bigire ingaruka zaba mbi zaba nziza kuri kunyuko umuntu cyangwa ku bwoko bwari bwose, kandi mu by'ukuri inyuma yaho hishize ikinyoma gikomeye shobora no kubarimbuza. Yes. Abo rero nibo baje batangira kwigisha bya bindi bigiye mu ibanga, babyabamariza abantu kandi bavuga ko ari by'isi ikeneye, ndetse abantu babyumvise bwa mbere bagize ubwoba, batangira kubahiga, ndetse n'ubupapa burabahiga kuko bumvaga yuko ari abantu bazanye ibintu bishya. Ariko bagomba, nubwo ubupapa bwari bwarayobeshejwe, bwagombaga gukurikira gahunda noneho nshya, kuko burya abafurimaso ntabwo bose baba bazi ubwiru bwose. Uko ugenda ujya hejuru uzamuka ariko umenya ubwiru nyabwo birarutana. Niyo mpamvu hari imiryango 36 ategeka isi, kandi yibanga ryije barita ngo ni ultra secret lodges. Nuvuga ngo ubwo bari imbere cyane mu kumenya no gusobanukirwa, kandi bakora ibintu n'abandi batazi. Imiryango 36. Yes. Ishinzwe politike mpuzamahanga. Ibyo ni ibintu umuntu yabivuga yagize atarushe nko komeze. None ibyo bintu nibyo bitegeka isi bikayishyira ku murongo, kandi buri mu perezida, abayobora isi bakomeye n'abayobozi b'amadini akomeye, kugira ngo babeho bagomba kuba ari ba mambure muri iyo miryango, muri umwe muri iyo miryango cyangwa ibiri cyangwa itatu, kugira ngo noneho uhabwe umugisha nabo. Guhabwa umugisha no kuba wemeye kuba umugaragu wabo, akagenda mu murongo wabo muri ya gahunda nabo bakorera, kuko nabo ni icyo bita mu Cyongereza minions. Nabo ni abacakara b'iyo mashyirahamwe, bakongera bakaba abacakara b'abadayimoni babayobora, ariko hejuru yabo hari Luciferi ugamije kurwanya Kristo. Ubwo ikibazo cyane ndimo ndagisubiza, ese ubukungu buhuriye hehe n'iyobokamana? Yes, ubukungu na politike bihuye n'iyobokamana in the modern world, muri iyi si ya none, kuko turagana hahandi ko gushyiraho ubwami bwa Kristo ku mugaragaro. Nicyo twita rero analog, birabita ngo ni analog. Byatangiye mu 1975 kugira mu 1950, narivuze mu 1950 kugira mu 1950, imyaka 200. Hahise hatangira rero periode yindi. Iyo periode irakora itwinjiza mu bintu bibiri by'ingenzi, nibyo bita digital paradigm, digitali. Abantu bavuga ngo ibyo ni bya analogue, twe turi muri digitali, usanga babyinnye ariko ntibazi ibyo barimo. Turinjira mu gihe gikomeye cyane kandi kibi, kuko digital iyi paradigm natwiza mu bintu bibiri bikomeye. Iratwiza mu guhindura inyoko muntu, umuntu agahinduka ukundi, agakoreshwa noneho nk'irobo. Ndetse benshi mu bantu batazakurikira uwo murongo bakazisanga ntacyo bafite kibatunga, bakaba banywara umugi, abandi bakaba ari ntacyo bamaze. Noneho akazi kenshi kagatangira gukorwa na computer zifashishije amarobo. Z'amarobo agiye gusimbura abantu benshi mu kazi, benshi akazi bagatakaza. Icya kabiri bizatuzanira ni uguhuza ubwonko bwacu na tekinoloji, tukaba tutakigenga mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe, umutwe wawe uhinduke ordinateur cyangwa computer. Niyo mpamvu hagiye kujyaho ibyo bita artificial intelligence. Uzabona ibintu bagenda babungana hirya no hino ngo ni Sofia n'ibindi bagenda batuzanira. No kugenda batumenyereza kugira ngo twakire icyo bintu. Sofia yarutse kuzina. Hari n'ibindi kiri kitari Sofia cy'ikigabo. Kirimo kizengere kimaze kugera iyo mu bihugu by'Abarabu. Nabonye bakishagaye bakiri inyuma, abandi bakiri imbere n'uruzivuga bacyakira.
kandi babyakira batazi ibyo barimo, kandi kikakirwa n'abantu bakomeye, n'abantu batware. None se umuntu w'urunyarukari yabyakira kugira iyo bacyakiriwe n'abatware wese batucyakiriye twese ko nibo batubereye ku isonga. Kiriya kigirwamana rero cy'ikigabo cy'ikirobo kigenda, ubundi ibanga naje kumenya ni uko biriya bintu bashyiramo imashini imeze nka kompiyuta, iba ari kompiyuta iremye mu muntu, ariko naje kumva yuko babyita ngo ni embodiments of the spirits of the demons. Mu cyongereza bavuze embodiment bavuga yuko ari umubiri w'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo abadayimoni nibo bazaba barimo bagikoreramo, ariko mu by'ukuri byitirirwa yuko byakoze mu buryo buri tekinoloji, ariko tekinoloji irimo abadayimoni bazaba bikoreramo. Uburyo bikora nanjye byarantangaje, ariko sinabihakana, kuko nk'amarobo menshi ubu ngubu barayakora ari abagore. Abagabo benshi ntibakirongora mu bihugu byateye cyane mu Buyapani ho, kubera akazi kenshi n'imibereho yo kuba banyamwigendaho. Abantu benshi ab'igitsina gabo bafite amafaranga barongora amarobo, rero bakarisiga mu rugo rigakora ibintu byose, rigategura nk'uko porogaramu iri, yaza rikamupfukamira rikamwita master ngo ni bose. Kandi ibyo bintu muri Bibiliya handitse ngo Sara ngo ni icyitegererezo cyiza cy'abagore bubahaga abagabo babo, kuko yitaga umugabo we umutware. Satani ibyo yarabirwanyije yuko umugore bamwita umutware, barabirwanya cyane n'ubu. Kuki babirwanya? Ni uko bashaka gusenya umuryango nk'uko yashyizweho n'Imana. Umugabo atakaza ubutware bwe, n'umugore atakaze kuba umufasha, yewe kwibona nk'umufasha, ahubwo buri gihe arwanire kuba bosi. Umugabo nawe ubu bosi bwe abutakaze ko adashaka inshingano, kuko ubu bosi nabo bufite inshingano. Wowe ntabwo ushobora kuba bosi utakoreye ubwo bubosi. So umugore n'aba bosi rero bizamusaba kuba nyir'urugo, kandi abo umutware w'umuryango asabwe na byose, kandi n'ubimusaba ntazashobora kubikora. Azashaka ahubwo noneho yuko uhinduka ikimashini we nk'umugabo, ukore bya bindi agutegeke kandi unamukunde ari we mutware. Ibyo nabyo ntibizashoboka, nk'uko umuryango uzasenyuka rero. Noneho rero cya kindi cyo gukora amarobo iyo arabikora ibyo ngibyo, ategura ibintu byose, aza akakwakira akakora ibintu, ariko kuko n'ubumuntu bwatakaye ntareba ikintu kimbaza nk'umuntu kikanyubaha kikankorera ibintu byose byo ngibwiye, kikankora cyane cyane bya sexy, ibintu bya imibonano mpuzabitsina kikabikora mu buryo bwo nshaka. Kuko ikintu cya mbere bakoze, barabanze bafata umuntu bamuhindura ikibisenzegeri. Umuntu aba icyo bita a pervert, zikivuze kukivugaho. Abagabo benshi barahinduka perverts. Kuba pervert ni ugutakaza ubumuntu, noneho ugatangira kubona ko intuza uko imibonano mpuzabitsina uko yashyizweho hakurikijwe gahunda y'Imana, uko Imana niyo yabikoze iguha umugore, yarize uko muzajya muhura mu buriri, uko muzabana. Noneho Satani amwereka ibindi binyuranye n'iby'Imana yakoze, none ugasanga umuntu nibyo ahurumbanira, kandi ku muntu mugenzi we ntazabibona, ariko azabibona ku irobo. Noneho rero ibyo nibyo bagenda bijya, umuntu atakaje ubumuntu bwe, umugabo atakaje uburyo ashakamo imibonano mpuzabitsina. Uko giye nk'umukozi w'umugabo w'ijambo ry'Imana, mpura n'ibintu, hari n'imiryango isenyuka kubera ibyo. Usanga umugore abagore basigaye bamagana bakamata, ariko se noneho ibintu biriho byanyobeye, umugabo arashaka ibi, ese nabyifata mune? Umugabo arashaka gukora atya, none se umugabo ko abaye igikoko, kandi none se arumva ukwiriye kuba ikirobo cyangwa ukaba ikimashini? No, it can't work. Nushaka yuko umugore akora atyo, azaba atakaje kuba umugore, azaba atakaje kuba umuntu, azaba abaye igikoresho. N'abaye igikoresho rero ntabwo azaba akiri umugore wawe, kandi ntabwo azaba ari umuntu uri mu ishusho y'Imana, azaba abaye ikindi. So ibyo rero twarabigenzuye, turabitegereza, dusanga ari ishyano, kandi ibyo nibyo abantu bagiye gukurikiza benshi. Kubera iki? Abantu babyigiraho ibyo bintu, babigira muri pornography. Baravuga ko pornography igiye kuba art igezweho, ku buryo abantu bose bagomba kwitoza kuyikoresha, ku buryo kuyikora bisaba bihesha ishema. Ngira ngo ujya wumva bera muri Afurika y'Epfo byo bita ngo ni Big Brother, aho abantu bajya gukora impaka cyangwa bajya gukora irushanwa mu gukora mu busambanyi. Byamaze no kugera mu Burayi, byo bita hari ibyo bita ngo ni women swinging.
usanga abantu bagahura bagakora nk'aha ngaha b'abakire bamara kuhakora mukazana umugore wawe undi akazana uwe mugatangira gusambaniraho ukava kuwawe ukajya kuwe nawe akajya kuwawe bikaba bimeze bityo noneho hari benshi bagore baba bakeneye abagabo mbese ibintu byabo byo bakabasubirijwe aho ngaho muri bya bindi byo bakora nk'uko bazanye ibyo gupfubura wenda ukaba waramuhararutse kuko hahandi ari mu irushanwa undi akamujyaho n'imbaraga nyinshi kuko ubwonko bwe arifuza ibyo bintu noneho ukajya kuwe wumva ubwonko ari byiza kuko ubonye ikintu gishya byari byo kubohera ku mugore umwe wapi kabisa noneho bikaba umukino. So ibyo bintu rero birimo biratera intambwe niyo mpamvu nkubwira abantu bagenda bahinduka nk'ibindi kuko hari icyo bita mu kinyarwanda ngo ni igobe burya ni iry'imbwa naho uzasanga abantu baba batangiye kujya mu igobe nk'iryo ibyo bya swing igihe byita igobe birimo birakwira ku isi yose kandi abantu boro ababyitaga ishyano nkatwe turagenda baducupahaza badukuraho abandi bapfa abandi bagira bate noneho ababyiruka bafata nk'ibintu bisanzwe nko mu Burayi nk'ibyo bintu biri ibintu bisanzwe ntabwo ari ishyano niba umuntu yagiye mu mukino nk'uwo cyane cyane ko bazanye ibyo bita liberalism burya liberalism yatangiranye no kwica umuntu buri liberalism ni umuntu ukwishyira ukizana mu bitekerezo ubundi liberalism itandukanye n'icyo bita open mindedness kuko open mindedness ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bukritika ikintu ufite aho ushingiye ukavuga ko ibintu si byo ntabwo bijyanye n'umuco hari rero babiguhora they don't want you to be open minded ntabwo bashaka yuko ugira ibitekerezo kwisanzura mu byo uvuga no mu byo utekereza no kugira ibyo ugaya ahubwo uravuga ngo umuntu aba ahisemo kumera kuriya n'uburenganzira bwe ntaba ari umugabo umwana w'umuhungu ntabwo bakimwita izina kuko ashobora kuzahitamo kuba umukobwa ariko icyo ari cyo ntari naba kumenya ngira ngo nzabaza ababikurikira ntabwo ari nabona abakobwa bahindutse abahungu binyuze muri operasiyo ni bake ariko abahinduka abakobwa bo ni benshi abahungu bahinduka abakobwa narabibonye neza akabashyiraho igitsina cy'abakobwa bakaba umukobwa bakamushyiraho n'imisemburo nyine ukasanga amabere akazana n'amatayi noneho we wareba ukumirwa uwo ari aho uberutse kubona bamwerekana koko yes umuntu nk'uwo rero ubu ntibakibareba ngo uvuge ngo uriya muntu ngo umuseke cyangwa umugahita ibintu wakoze ni ibiki bagufunga umuntu urashaka kumushyira muri gahunda yawe kandi bashaka yuko bari byo byamamara ni muri ubwo buryo rero niba bakoze icyo n'ikindi kizaza niyo mpamvu n'urongoye undi bakora ubukwe no mu gihugu cyo muri Ghana cyagiye mu Burayi ngira ngo se yari yacyoherejeyo ngo kigiye kwiga cyari cyarongowe bagishe uruntu rw'urusatsi bacyambitse n'intuza cyarangwe n'undi mugabo wacyo bakitago ni Mrs Smith cyo kintu bakireba ukavuga iki kintu ariko icyo gihe rero bari batashye ubukwe abantu babyina bakoma mu mashyi barabyemera kuki babyemera ubundi abantu nk'ubwo bukwe ntibanabutaha ko n'ibintu byakayiwe naba binariho byakorwaga mu ibanga byabaga ari nk'uburwayi ariko ntabwo ari ibintu abantu bashyiraga ahagaragara none kuki babishyira ahagaragara se bakaba babyamamaza barabyamamariza iki barabyamamariza impamvu igaragara nuko bashaka yuko abantu bahinduka ubundi abantu batakaza ubumuntu ese ubumuntu bivuze iki ubumuntu bivuze imyitwarire itandukanye n'iy'inyamaswa imyitwarire yihariye iranga umuntu niyo mpamvu abakurambere bacu abasaza bajyaga batubwira ngo ibyo bintu ntabwo biba mu bantu ntabwo bijyanye n'umuco wacu ibintu wakoze ishyano nawe bikorwa birakorwa mu yandi moko ariko twe ntabwo tubikora urumva neza rero niyo mpamvu tuvuga tuti ibintu biracika baratumenyereza ibintu noneho kandi bakarwanya ibintu byakabaye kugira umumaro bindi urugero iyo uvuze utigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu bikubera ikibazo hari umugore umuvandimwe umubyeyi nkunda unamfasha mu bintu byinshi nuko yarambwiye ngo sinkajya mbivuga ibisizo zabivuga ko ndamukunda aba muri Amerika akora rero mu barwayi wenda ikiganiro azacyumva namutangaho urugero yagiye kureba akora mu barwayi akabafasha abantu mbese n'umuganga ukuntu noneho rero yarambwiye ati narambaje ko se wowe gukora ibintu bya kiganga ufite n'uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza ati reka ni umukristo arashyikira no muri uyu murimo arashyikira bivuga butumwa n'umwe mu bantu nabonye ntashobora kuba nagira rwose baba hafi bafite n'ibintu bamfashisha by'ukuri ariko yamwese nkavuga izina rye ni umukristo mwiza so rero yambwiye ijambo rikomeye arambwiye ati
mubaje icyo kibazo arambwira ati ntabwo nabikora ndamutse mbibwiye umurwayi ashobora kumvugiriza induru akavuga ati nimutabara umuntu arimo arashaka kunyambura uburenganzira bwanyanyiza mu bindi ntazi ibyo uzi ko ikintu cyatuma bwirukanwa ku kazi namusibye ati ibyo bintu tukandi cost you a job cyane cyane uravuga ibintu kumuhindura umukristo west right ariko umuntu kumubwira ngo ahinduke ikindi kintu babyankuraja barabitera inkunga cyane barabishyigikira noneho ntiturebe twebwe nk'abantu ngo turebe ibyo ngibyo itangazamakuru ibintu by'ubutinganyi ibintu bya za pornography kandi ibyo nibyo biva mu byo bita human trafficking bino tuba turi ahangaha twisararaga abana bacu b'abakobwa ntibazajya hanze barabatwara hanze dushobora kubivuga dutyo ariko ntibizakunda gukomera kuko ariko abagenda ni benshi noneho kandi abagenda kuko baba bagiye mu buryo bw'amagendo ku buryo bugize bemera kugenda mu buryo bubi n'ibyangombwa atabifite n'iki bakamutwara noneho kuba yagenda ashaka bwa buzima kandi ari risike nawe bwaba yirinda kugira ngo atagira umubona ubwe akifatira icyemezo cyo kujya gupfa kandi yibeshya ariko babishyize ahagaragara abantu bakagenda byanagaragara bikamenyekana ni nk'urumogi burya urumogi barubuza kurucuruza ariko burya cyo kintu gicuruza kizana amafaranga ku isi kandi gicuruzwa n'abakomeye kuko burya visi perezidansi ya Amerika ishinzwe ibintu bitatu ishinzwe icyo bita money laundering drugs na human trafficking cyane cyane mu bagore mu kinyarwanda ibintu by'ibiyobyabwenge ubucuruzi bw'amafaranga no gucuruza abantu iyo ngo ni iyihe ibishinzwe United States vice presidency visi perezida wa Amerika nicyo abashinzwe yes ubwo si byo wari ubizi gucuruza iki no gucuruza abakobwa gucuruza abagore human trafficking ntabwo ari abakobwa gusa n'abagabo baragenda ariko cyane cyane abagore bo baracuruzwa hagamijwe kugira ngo none se impamvu bidacika ni ukubera iki kubera ko bizana amafaranga ariko barabikontorora ku buryo bigibwamo na ba nyirabyo babikora ntihagire ubakurikirana yes none se biriya bintu byitwa byo gusambanya abana pediatrics batangwa ni pediatrics ni ibivuzi bw'abana ariko pedophile ni ukuryamana n'abana icyo kintu ni ikintu barwanya ku isi ariko niyo kintu gikorwa nayo kintu gifite amafaranga menshi iyo bavuze ngo the deep net baba bavuga iki muri interineti ngo batwerekaho burya 6%. Ni gake cyane ibyinshi rero n'ibitagaragara birimo uburyo bwose ubwicanyi ubujura gusambanya abana pornography iyitangaza utabona handi ni hwiri yo gusambanya abana bano bantu barakora ibintu biba hariya ariko wowe utagira ute ku mugaragaro bitaboneka ese ni iby'abandi ko izira none se net ntifite ba nyirayo yes ifite kuki bemera birabe ko bibahoze bakabyemera turacyakomeje kuri iri dolari kugira ngo twinjire no mu bindi iri dolari winjira no hose uri kuvuga no kuba framaso byose ese inkomoko y'idolari n'aba framaso inkomoko y'idolari n'aba framaso you are right kuko Amerika yigenga yayobowe George Washington perezida wa Amerika wa mbere yari umufrimaso yari umufrimaso rero muri ubwo bufrimaso bwe ni namwo ya Amerika ubwayo kwigenga revolution ya Amerika wumva bavuga y'ubwigenge bwabo yashyikiwe n'aba ILLUMINATE ari aba freemason of course. Uyu mu president uvuze se we uri ku idolari George Washington yes ntabwo ari wenyine uba ku idolari idolari rigenda bashyiraho aba perezida bagiye batandukana ariko ababaye abingira akamaro uzasanga bariho aho banditse Roosevelt uzasanga hari abanditse George Washington uzasanga banditseho uwitwaga Lincoln Abraham Lincoln uzasanga kereka bano bajoje bano bo hanyuma nibo ntajya mbona bano uhereye ku mbese bariya babayeho cyane uhereye nyuma mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose. None pase ese idolari uvuze ko ari mu inkomoko yari abafirmaso bahuriye hehe na Roma kuko haraho wugeze usobanura ko iri dolari n'ubundi ariho rikomoka ari ry'Abaroma.
no bariya abantu bategeka isi bahise mu rurimi rw'ikilatini ko urwo rurimi rwa leta ya Roma rwa kera. Amabanga menshi ari muri urwo rurimi kandi ururimi rwahagaritswe mu kinyejana cya 9 nko mu myaka za 800 ubundi rwo rwavugwaga. Noneho ruva rusimburwa n'izindi ndimi zo bita Romance languages, igispanyola, icyitaliano, igiportugale muri Gifaransa n'ibiki byose bigenda bituruka aho ngaho. Noneho izo ndimi zimaze kugira noneho rwa rurimi rusigara ari ururimi rw'ubwiru rwanditsemo amabanga ya kera ikilatini. Noneho kuko abantu b'iki batakirwiga ngo barwumve, ibirimo bifite ba nyirabyo bazi urwo rurimi. Noneho ibirimo kuko ari ururimi rwa kera rwa Roma, noneho urwo rurimi rukaba ari rwo rukomeza, rukaba rwanditsemo amabanga ya kera. Umuntu usanzwe w'umuturage ntiyagera ngo bisome cyangwa bimenye ku rurimi ntaruzi, ariko abarwigishwa bakurikirana bya bintu ngo babyumve bararwiga. Ubwo natangiye kumva inkomoko y'aya mafaranga. Niyo mpamvu kuko hari ahantu ku idorari hariho ni ururimi rw'ikilatini. Ndagira ngo dusobanure neza idorari neza byose kugira ngo tubashe kuryumva, kuko turi ku kiganiro kivuga ubukungu na politiki isi ishingiyeho. Ni ukuvuga ngo idorari rikorwa ryakozwe ari ifaranga rya Amerika koko, ariko rifite ba nyiraryo. Amerika rirayitirirwa. Ndetse mu kinyejana gishize cya 18 ahagana mu itangira ryacyo, Amerika iri faranga ry'idolari ryo ry'iringiri ryaje guhabwa ba nyiraryo. Uranarifite. So ryahawe bita ngo ni Federal Reserve Systems, nibo barikora, ntibarihawe nuko ari bari ba nyiraryo. Uwitwa Jacob Schiff, umuyahudi ukomoka mu Budage, yatumwe na bashebuja, baragenda baje kwigarurira Amerika, ubukungu bwa Amerika ku mugaragaro babwigaruriye mu cya 913, cyane cyane ko ari bwo politike y'ubukungu mpuzamahanga ari bwo yari itangiye gukorwa mbere gato y'intambara ya mbere y'isi yose. Kugira ngo n'ubu ubukungu baragiye barabwigarurira, idolari uhereye icyo gihe ryashyizweho gahunda idasanzwe kugira ngo rishyirweho na bino bimenyetso. Ariko umwaka wa bino bimenyetso byagiyeho uwo n'ubundi nzawukwereka, nzawukubwira. Urareba ko uyu nguyu ni George Washington, undi twahoze tuvuga. Ari ku idolari rya mbere. Ni ukuvuga ngo idolari rya mbere ari ryo rimwe. Iyi note niyo note ya mbere bahereyeho. Iyi note mu note zo muri Amerika niyo nigizwe n'inote nyinshi kandi zifatwa n'abantu benshi. Rero yanditseho uyu nguyu. Noneho igihe hano na bino bintu ntabwo byanditse ku izindi note z'amadolari, byanditse kuri icyo bita $1 bill, niyo byanditsweho. Urabona yuko ano magambo aravuga ngo anui copit nouveau ordo secularum. Mu kilatini bibigira avuga ngo nitangira ry'ibihe, nuko ngo itangira anui copti bivuze iki? Itangira. Noneho hano hasi rya nouveau ordo secularum, noneho n'uburyo bushya bw'ibihe byose. Mu cyongereza babyita the new order of the ages. The new order of the ages bivuze iki? Gahunda nshya y'ibihe byose. Nicyo bishatse kuvuga. Noneho rero bakakwereka ngo kuri dolari hano banditseho ngo the great seal of the United States. So bivuze ngo ikimenyetso gikomeye cya Amerika. So icyo kimenyetso mbese ni iki? Ni piramide. Ijisho se riranga icyo rivuze. Izi n'ijisho rya Horasi. Horasi se cyari iki? Ni ikigirwamana cya Egiputa cya kera. Aha ngaha bivuze Egiputa. Iyo urebye piramide bivuga Egiputa. Itangiriro ry'ubukora n'ubukorikori n'ubuhanga bwa Satani. Ubundi piramide uzi ibintu byubatse.
yubatswe na Satani. Itafari rimwe ryayo usanga riremeye toni 5. tone 5 Eh, nk'iyi piramide ko mu Misiri zirahari, imaze igihe kingana iki yubatswe? imyaka 3,000. hari tekinoloji yo kuzamura se izo toni zingana gutyo? None se byibaze, izo bita cranes zizamura amatafari zikubaka hejuru n'umucanga n'isima, byakorwaga icyo gihe, wowe wabikura he? Ninde iyo tekinoloji yari imeze ite? Nuko ubuhanga bw'abanyamisiri bwakera bwo kwa Farawo ntabwo isi yari yabugeraho. Buteye ubwoba. Ni ukuvuga rero barakwereka yuko ubuhanga bwahozeho kera aribwo bwagarutse. None no kuvuga ngo izi piramide ziri muri Egiputa ni Satani wazubatse? Yego. Kandi bajya bavuga ngo n'abiseri bazubatse mu gihe bari yo mu bukoroni. Ya, bashobora kuba barazubatse se ariko se bari abacakara bakoreshwa. None tekinoloji yari yandi yatumaga babyubaka. Kubizamura yese ibyo bintu. Kubizamura se wowe urumva niki cyazamuraga ikintu mu itafari rya toni 9 umuntu akarizamura adafite imashini za none? Nta muntu ubizi ko ababikoraga barashize. N'abanyegiputa bakera ntibakiriho, bakavukire babita ngo ni Coptics, Egyptian Coptics, bangana 3%. Abandi basigaye n'abarabu baje barahatura, babazana n'ubusiramu n'ibyo byose. Noneho ahangaha bakubwira haba hari ijisho se. Iri jisho barishyiraho ikibabaje, bakubwira ngo niki? Iri ni ijisho rya Horasi, imana ya kera, imana yabyarwaga n'imana zuba, Osiris cyangwa Osiris. Uwo Horasi akagira nyina witwaga Isis, akaba nyina w'Imana, kandi agahora hagati y'umwana we Horasi. Ari nabyo amadini menshi afite umugore uhekeye hagati y'umwana bashushanyamo hagati ye, ari byo baba bakorera. Ubu ni Imana bakorera. Amadini, hari amadini bashushanya kaba Orthodox. Ni abaki? Orthodox. Abandi Abagatulika biromba icya gishushanyo cya Bikira Mariya cyikiye umwana. None se ngo ni Bikira Mariya, uyu nyina Mariya nyina wa Yezu. Ariyo mwagiye muri kaguhuyitakira. Ntabwo nyaho bihuriye. Urumva neza? None iki utangaza ni ukuvuga ngo ni uyu nyina wa Horasi. Yes. Nase ntukire iyo urebye ahangaha iki cyura kireba, itegereze neza. Ni igisiga, ni igihunyira. Igihunyira kireba nijoro kikareba kure. Ni ukuvuga ngo ni ishusho, ni simbole y'ubwenge no kumenya. Umuntu ureba mu mwijima akareba kure. Urebye yuko ariho kimenyetso cyande. Iki gihunyira cyo kimenyesheje ubundi muri ILLUMINATE, aho bita California, aho bita hari imirima, ubusitani, ko bita babita ngo ni groves. Nzahitegereza aho ngaho abanyapolitike barahahurira. Iyo bahahuriye bakoreye ibitambo buri mwaka, bagatambira ikigirwamana cyitwa Moleki cyangwa Moroko. Cyari ikigirwamana cy'Abamoni, cyari gituzwe no kurya impija, kurya abana, cyo ibitambo byacyo n'abana nta maraso bagitambiraga. Iki ni igihunyira, iri ni izuba rirashe. Murabyitegereza neza? Ndaribona. Bivuze Mana zuba. Noneho kikaba gihunyira ari simboli yo kureba kure n'ubwenge. Nicyo kigirwamana cya Moleki nkubwiye aho ngaho n'ubwo busitani nkubwiye bwa Grove muri California. Ahangaha niho kigirwamana kiri. So ikigirwamana kirahari ariko kibaje mu gihunyira, ariko kikaba ari ikigirwamana ubundi nubwo kibajwe mu gihunyira ariyo shigaragarira amaso, ariko ubundi ikigirwamana Abamoni bakoreraga cyitwaga Moleki. Cyaryaga amaraso, ubundi bagitambiraga abana. Ubwo nahangaye bagiye kujya kukiramya, bakora nk'ibyo bakoraga icyo gihe mu Bamoni, bakakiramya. Noneho rero ibi bintu byombi urabireba. Ahangaha ni piramide, aha ni igihunyira. Noneho ahangaha baranditse baravuze ngo in God we trust. Iri jambo rero ubu kuki bashyiramo Imana? Aha rero byabaswa bazi ngo ni Imana y'ukuri y'ijuru, ariko Imana bizera nibonekerwa muri ibi byombi. Kuko ibi byombi iki niki nibyo bigaragaza
ikimenyetso cya Amerika. Niba rero ari ibingibi bavuga none se Imana ibingibi bakwereka by'Imana z'abapagane, noneho se wabitandukanya ute n'iyo bita Imana bizera? Ariko abantu basanzwe bazavangwa ngo Amerika ngo bateye imbere uko biringira Imana, ngo in God we trust, but which God? Ngo mu Mana twizereramo. None se ni iyihe? Nigaragazwa n'ibi, erega ibingi byo bikwereka ukuri, kuko bariya AYALONI bavugira ntago bandika, bavugira muri symbol, mu bimenyetso byabo. So rero niyo Mana bo bakorera. Noneho rero wewe wabireba ukibwira yuko ibyo bavuga ari byo. None ubu ngubu nkweretse idolari aho rituruka na nyiraryo. Abakoreshwa n'iyi Mana ikora ibingibi ntabwo ari Amerika nk'igihugu, ahubwo ni abatware bategeka Amerika. Ko abanyamerika basanzwe ntibazi ibyo ari byo, ariko abari hejuru y'ubutware nibo bakora ibingibi, kandi nibo batware bategeka. Naho wewe ko Amerika iyoborwa n'umuryango witwa Council on Foreign Relations, uwo muryango ugizwe n'AYALONI, nibo bawurimo, kandi AYALONI bose bakomoka mu maso. Aha rero baba bagaragaza yuko bo nibo bategeka iriya mashyaka. Ni uburyo bwo kubeshya rubanda no kubeshya abaturage bisi batuye isi. Ubwo iki kikaba ari igihamya kigaragaza ko iri dolari ari irya Satani, ariyo waritanze. Yes, kuko rirakorera mu nyungu ze. Twe tureba niba avuze ngo uriya n'umukozi w'Imana, sibyo? Cyangwa iki gitabo ni igitabo cy'Imana, Bibiliya, nuko kivuga iby'Imana. None se igikorera ikindi gihabanye n'icyo kandi nacyo cyitwa Imana, wakita icyande icya Satani? Yes, in short niko bishatse kuvuga, the adversary. Kuvuga ngo Amerika rero amafaranga sa yayo, we ntabwo ari ayayo, nayo ahubwo barayiguriza bayiha ku nguzanyo. We ntabwo wabyumva, kubyiga byantwaye igihe kirekire. Rero ubu ngubu ni naho abantu bakaye bibaza isi barimo iyo ariyo. Niba ifaranga rino faranga ubundi niryo ritegeka isi yose, abantu niryo bapfira, ibintu byose bigurwa, za essence, amabuye y'agaciro, ibiki byose, umuntu ataguhaye idolari nturibimuha. Amadovize, abaza kureba ingagi ni amadovize, abajya hanze kujya kwigurisha ni amadovize. Amadolari, amadovize ubundi bivuze hard currency washyiramo n'amayero n'amake, ariko bariya bose ni abagaragu. Niryo ripimirwaho ibintu byose, kandi ntabwo rishobora guta agaciro. Ibibaho byata agaciro se, kandi ritaye agaciro bariya baba bataye agaciro. Niyo bashoza intambara mu bintu byose, bagasenya ibihugu bifite imitungo, ibindi bakabicinyiza, kugira ngo ibyo bagura bya bindi by'agaciro bitagaciro, ahubwo ryo rigira agaciro. Pase mbo iki cyo ndumva kirimo kirumvikana kwa badukurikiye, ariko kugeza aka kanya sindasobanukirwa Amerika uburyo yivugamo n'uburyo ubona ari igihanganye gikomeye ku isi. Ariko ari ukuntu ugenda uyerekana ukagaragaza nkaho Amerika hari wenda nta mbaraga ifite ikoreshwa, ariko iki kintu wakidusobanurira gute? Kuko Amerika ukunda kuyivuga nkumva agenda yumva mu yindi shusho ntazi. Isi ntabwo twebwe tureba abantu, iyo tureba ibihugu twe tureba nk'abantu, ariko abandi nkatwe ntabwo tubibona muri ubwo buryo, ahubwo tubona isi nk'umubumbe uburyo iyoborwa. Noneho ibihugu tukabibona nk'ibikoresho, nk'uko waba uri umuhinzi ukagira isuka, ukagira igihosho, ukagira umuhoro, byombi buri kintu kikaba gifite icyo ukorera. So Amerika rero ni igikoresho cya Illuminati igizwe n'abantu bake bategeka isi, kandi nahuye ko abo bantu aribo banyira amafaranga ku isi. Icyicaro cyabo kiri mu Burayi, ntabwo kiri muri Amerika, kandi mu Burayi icyicaro nyamukuru sentara yaho mu Burayi ntabwo ari mu bihugu byose, icyicaro gikuru kiri mu Budage. Ariyo mpamvu dukurikije utoga Sival we yatweretse ko Uburayi ariho yari umunyamerikakazi, ariko yavuze yuko Uburayi mu gihe cy'ubutware buzaza ari ubwa Antikristo, Uburayi nibwo buzaba bukomeye kurusha isi yose. N'ubu burakomeye nuko tutabibona, nibwo butegeka isi yose, butekontorora Abashinwa n'Abarusiya, bugakontorora Abanyamerika. Abo bose imbaraga zibategeka ziva hariya. Ni naho hari ubwenge n'ubushobozi n'uburyo bwose bwo gukora. Biriya byose babikoresha mu nyungu zabo. Amerika gukubita amahanga
babikoresha. Amerika yashyizeho nk'ikintu cy'igihangange bakoresha gusoza za nyungu zabo, ariko se ni izabo, ni iza shebuja wabo uri hejuru yabo. bose wadusobanurira ute ku birebana ni n'aya mashyaka abiri ari hano muri Amerika, abademokarate n'aba Republic? No, ariya ni ibintu byo kugira ngo barindagize abantu, ntabwo ari amashyaka afite icyo akora. Biriya byo bavuga agenda ahindagura ibintu. None se nk'ubu ngubu kamwe nk'urugero, Trump bamuregaga yuko ashaka kubaka urukuta rubatandukanya na Mexico, ndetse bavuga yuko ibyo bintu akora atari ibintu by'abantu. None ejo bundi abanyahayiti bahunze umutingito, kandi nawo umutingito watewe n'abo ngabo bazerereye hirya no hino muri Amerika y'Epfo, bagenda n'amaguru bari mu bihumbi. Wajyaga wumva abantu bagera mu bihumbi nka 5 ngo bari ku move. Abo banyahayiti bari muri abo ngabo, baraje bageze muri Amerika baranahije no kuhinjira. None barimo bapakira imodoka mu buryo bukoje isoni, bakabapakira indege zikabasubizayo, bakabasubiza ahandi bamaze bamwe imyaka irenga 15 barahavuye bahunze kuko ubuzima bwari bwaraniranye. Noneho abantu nk'abo babapakiye mu ndege babasubijeyo, indege bakazikodesha ubwo bakabasubizayo, kandi bakabasubiza ahandi bavuye bahunze, ahandi hangiritse. Ese niba ari abantu beza kandi bashaka gufasha abantu kandi baragayaga Trump, kuki batabareka abo bantu bakaza? Uyu munsi bari kubikora ni ishyaka ry'abademokarate. Uriya muyobozi w'abariya ashinzwe kwamamaza ubutinganyi, nizo nshingano afite kugira ngo uwese tugushije ishyano. Ni uwuhe ushinzwe kwamamaza ubutinganyi? Uyobora Amerika ry'ubuninde Joe Biden is that guy for ubutinganyi. Ashinzwe kwamamaza mbese ibintu byose bijyanye no kugorama k'umuntu, ko abademokarate bijyanye n'ibyo bakora. Iyo bategeka isi, icyo baba bashaka kugira ngo faze yabo iyo bagiye mu butegetsi bihutisha gahunda yo kwangiza umuntu. Niyo bagenda bateza imbere ibintu bya transgender, ibintu bya gender equality na violence bivamo, ibintu by'ubutinganyi, ibyo bita homosexuality, ibintu bya divorce, ibyo ibintu byo guhindura umuntu nk'inyamaswa. Niyo cyane cyane abo babishinzwe. Niyo bashinzwe. Ni shebuja n'icyabaha. Noneho bya bindi bijyanye no gusenya ibihugu, gushoza intambara, kuvuga ngo Amerika igomba kuba igihangange nka kera. Abanyamerika abantu bakabya turashaka gukomera kuba igihangange, kandi kuba igihangange niko basiribanga ibindi bihugu bakabisenya. Usanga n'amatorero yahabishigikiye, bakita abandi bantu nk'uko bashenye Iraq, nk'uko bashenye Afghanistan na hehe. Wowe waba uri umukristo ugashigikira yuko abantu antikristo n'aba bitangwa ni antikristo, none ikiza ni ukubica no kubasenya. None se Yesu yaje akora atyo? Yaje azanye amahoro. None ubundi ko babikora ni yamana iri hano twaba. Buriya Trump yakoze igihe gitoya cyo kuzamura ya marangamutima y'abanyamerika kugira ngo bongere bateke, ko yavuga ngo America must be strong again. Uzasanga bavuga ngo Amerika igomba kongera gukomera nka kera, ikaba igihangange ntivogerwe n'abashinwa, kuko bakida bakora ngo rero ko abashinwa bakomeye bagiye kudutanga, bazabaza turusha economy, ntaho tuzaba. Ubutunzi bagiye kubugarura, barakoresha, bafite inganda nyinshi, ibyacu tuzabigurisha hehe? Amerika igiye kugwa. Niyo mpamvu rero bashyizeho biriya bya Australia n'Ubwongereza, barakora cyane kugira ngo Amerika igire inganda, igiramo amato menshi, kontrola amayanja. Noneho batera ubwoba abaturage b'isi, cyane cyane bari ku ruhande rwa Amerika, yuko Ubushinwa bugiye kubamira. Ariko se Ubushinwa ni ndo buhimbaraga? Ni Illuminati na Satani. Nese uhimbaraga abanyamerika nk'uko tubibonye n'aba ngaba n'ubundi nabwo ni Illuminati n'Abarusiya. Nuko Abarusiya se ko bari bafite kuki bafashe Abasoviete bagasenya Abasoviete bakavaho, kandi Abasoviete aribo bakoze za ordinateri tubona zikomeye ziba mu cyo bita muri World Space Station iri hejuru iyo ngiyo. Izo za computer nizo zifite amazina yacu twese, uko witwa, aho uba n'uwuriwe, bakurikirana ibikorwa byawe bya buri munsi. Ni nabo batwoherereza, baturoga bakoresheje uburyo bwo bita ngo ni extreme low frequency, za radiation ziva hejuru, muri byo twise ubushe twarabivuze byo bita ionosphere. Ionosphere ni uburyo bwo gutwika imyuka iri hejuru muri hemisphere, ikaba nk'amashanyarazi. None amashanyarazi akaba menshi, akaruka ku isi, agaruka nk'udutonyanga duto cyane ariko twinjira mu bantu. Ni muri urwo rwego bakoresha na gahunda yo kutwinjira mu bwonko.
bakoresheje ibyo bita electromagnetic frequencies. ubwo ni ukuvuga ngo abademokarate n'ibyo bintu utubwiye bashinzwe abarepublikani n'ibiki ni intambara gukora icyo bita violence ku isi, zino ntambara zo gukubita hasi ibihugu nk'ibi bakoze byo gutsinda biriya bihugu 7 by'abayisilamu, ubu hasigaye 2, ariko kimwe nacyo bakigushije mu bukungu cyo bita Lebanon cyangwa Libani, hasigaye Iran rero bazayishozaho intambara yo mu minsi iri imbere. harya pase Bill Clinton avuye we yasimbuwe nande? Bill Clinton yashimwe na George Bush. Hanyuma George Bush yasimbuwe na Obama. Ninde wateje intambara? Obama yagize hari ahantu yigeze ajya kurwana cyangwa ni Bush wagiye kurwana? Ntabwo abademokrate bajya barwanya intambara zigiye zikomeye, nkubwo ibyo bashinzwe intambara zabo ni ukwica umuntu mu buryo bw'ubugingo akabikigorye. Obama yari umudemokrate. Hanyuma Bush ni wa mu Republican. Bush se wishe Saddam? Ni washenye nyine Iraq. Urumva bya bintu urimo kuvuga ko ni ibintu biri ku murongo byubatse biri ku murongo. Yes. Ahubwo ni nabo bateye Afghanistan ngo barashaka bin Laden. So bin Laden ejo bundi aza kwicwa ariko ntiyishwe n'amayeri. Yibereye ahantu ko yari umugaragu wabo. Bamaze kumushyira aho ngaho, bo ntibajya mu ntambara. Uretse babonye gihe barwanyaga Gaddafi bundi yashengwe n'abanyaburayi, bo ntabwo abanyamerika bajemo. Baravuze ngo ko nta karaka tubahaye, turakabahaye kuko hari ku ngoma y'abademokrate. Ntabwo bagiye mu ntambara. Ubu ngubu icyo bamaze gusenya mu Burayi, ubu ngubu igihugu cyarashwanyutse. Icyo bashaka nti resistance yo gushaka kugira ubwigenge, kugira ukuri, muri ababigezeho. Hanyuma mu gusoza turasoreza ku kibazo kinene nakubajije, kuko ni bibiri twizeho. Twize ku bukungu na politike isi yubakiyeho. Turangije ubukungu, niho twinjiye kuri aya madolari. Politike nakubajije ngo se politike hari ibaho iruta iyindi? Impamvu nabikubajije nuko Amerika tuyifata tukayigaragaza nk'igikoresho cya politike ku kiguriro rwo hejuru, izindi zikaba ziri hasi. Gutegeye iki kintu cyushaka kumenya? Oya, muri politike ni bimwe, buri muntu afite erega byose bigomba kugenda ku mugambi. Wa mugambi wo gushyira ku bwami. Kandi kugira ngo ushyireho ubwami ugomba gufata ubukungu, ugafata na politike, none ugafata n'iyobokamana. Ku mugambi wose ari amafaranga, arayafite. Umugambi ni kugira ngo bamuramye nk'Imana, ashaka gutwara umwanya w'Imana. Twebwe dushaka kurwanira amafaranga kugira ngo dukomere, ariko we ntabwo arizo nyungu afite. We amafaranga arayafite, ahubwo arashaka kugira ngo bamuramye nk'Imana. We nicyo arwanira kugeraho. Noneho rero kugira ngo bamuramye nk'Imana, ba bantu agomba kugira uburyo abakontorora mu bukungu, mu mibereho, none akabakontorora muri politike. Noneho yarangiza akabashora mu kintu gikomeye washaka, mwiyobokamana, ariko rimukorera ryo kugira ngo bamuramye. Niho politike ihuriye n'iyobokamana. Rero twese rero ahangaha buri gihugu gifite icyo gikora muri ibi ngibi, ariko hakabaho ibishinzwe kwamamaza za mbaraga. Ni bya bindi byitwa amahembe 10, aribo bami 10 bategeka isi. Bavuge mu mazina. Batubwira mu mazina kuko umaze iminsi bavuga, ariko abantu benshi ntago barabamenya. Iyo tuvuga ubundi mu ncamake tuvuga ibihugu byo bita ngo ni G8, ukongeraho Ubushinwa n'Ubuhinde. So G8 twashatse kuvuga Amerika na Canada, mu Burayi tugasanga Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani, muri Aziya tukahasanga Ubuhinde n'Ubushinwa, tukongeraho Ubuyapani, none tukavuga n'igihugu gifite cyo bita mpuzamigabane, Uburusiya, gifata Uburayi na Aziya. None pase aya mahembe 10 yo 10 uvuga, ese bimeze bite? No gukomera muri politike, no gukomera mu bukungu bimeze bite? Niko byakora byose. Gukomera ko ibyo urugero by'amahembe 10 se biriya bikomeye muri politike, mu bukungu no mu gisirikare. Byatoranyije ibyo bintu. Uzasanga birimo ibihugu bya rutura bifite imbaraga za nucleaire. Kuri ibyo bihugu 10, 6 muri byo bifite imbaraga za nucleaire. Kuri ibyo bihugu ibindi 4 bisigaye bifite umwihariko wo kuba ariyo byicaro by'amafaranga. Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Canada. Ibyo ntabwo bifite imbaraga za nucleaire, ariko bifite amafaranga. None pase iyo uri kudusobanura ibintu werekana ko ari biri mu byahishuwe cya 13 ndetse ukananyaruka mu cya 17. Ese uyu munsi
ibihugu 10 utwereka nibyo bikomeye umuryango w'abibumbye ukomeretse kumva numva ngo bongiyeho ibindi 5 biba 15. Ese ibyo 5 nabyo birimo byarahanuwe bimeze bite? ibihe Sigaye numva ko noneho hari ibihugu 15 bikomeye mu muryango w'abibumbye. ntabwo bigeze ibihugu 5 hari akanama 15 ubu bisigaye 15. oya biriya ni ikinyoma byo bikora bisimburana. u Rwanda rwigize gukora ishyano rubijyamo rumara imyaka 2 rusimburwa n'ibindi bihugu, ariko ibyo byo ni nka kuvuga ngo nanjye nageze hariya, ariko ntacyo bivuze. ni ukuvuga ngo ibihugu 5 byita ni permanent, tubita ngo ni bikora icyo bita veto, bifite uburenganzira buhakana kimwe muri byo bishobora guhakana ibintu. Ibihugu byose nubwo byaba byacyemeye ntibinyuremo. ni ukuvuga ngo ubwo ni uburyo bwa demokarasi y'ikinyoma, kuko Satani ntabwo ashobora kwemera demokarasi. Ibyo ashaka rero arabikoresha nk'igihugu kimwe, noneho bugacya mu gitondo abandi bakabyanga bikoresha bita veto, kandi bikaba byemewe n'amategeko. Mwebwe muri benshi ariko wa wundi uko afite kakandi kitwa veto ni uburenganzira bwe kwanga, kuko ni permanent member, ni membre permanent mu kanama kandi gashinzwe umutekano ku isi. Kandi kimuranga ni uko afite noneho n'imbaraga za gisirikare. Nta gihugu muri bya bindi 5 bifite imbaraga za nucleaire muri uko ni 6 ushyizemo n'Ubuhinde, bya bindi 5 biri hariya, nta gihugu muri byo gishobora kujya hariya kidafite imbaraga za nucleaire. Gisirikare gishobora kuba cyazimya isi kibishatse, gikoresheje za ntwaro za kirimbuzi. Hanyuma wenda mu gusoza muri ibi bintu tuganiriye kubirebana n'ubukungu na politiki isi yubakiyeho, twinjiyemo dushaka kureba ese bihuriye he n'iyobokamana, ko ni gute bishobora kugira impact ku bugingo bw'umuntu, ku bizera cyangwa ku itorero rya Kristo. Impact zifite nuko birwanya Kristo kwanza, bikarwanya n'umurimo wo gucungura bari mu isi. Ariko ku ntore z'Imana byo kuko nabwo n'ubundi bwami, niyo mpamvu ushaka kuburwanya azagirirwa nabi, niyo mpamvu dushobora kwicwa, niyo mpamvu dushobora guhemukirwa mu buryo bwo aribwo bwose. Okay, noneho rero wa muntu wavuga ngo byamugiraho iyihe ngaruka. Ingaruka ya mbere ni uko birwanya intore z'Imana, ariko ntabwo bizazinesha, kuko biravuga ngo iyo nyamaswa, abo bami n'iyo nyamaswa bazahagurukira kurwanya umwami w'abami n'umutwaro utwara abatware. Ariko ngo umwami utwara abatware akaba n'umwami w'abami azabanesha. Undi uzanesha abo ngabo ni umuntu wahamagawe, watoranyijwe, wakiranutse, kandi uri kumwe na Kristo, niwe uzanesha iyo nyamaswa. Amen. Turi ku rugamba tuzaneshezwa n'umukiza ko twifatanyije nawe. Nta kuntu. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga abandi bareba bakaduheba, bareba bagira ngo barabaroze. No, turavuga ibintu kugira ngo abantu b'Imana bamenye isi turimo iyo ari yo. Urumva neza, niba uri mu mwijima ukaba uhagaze ahantu, umuntu avuga atari ko ahantu we uhagaze urahareba, utega amahari hari ikinyabwoya kitakubaba, we yarebye yakumurikira akaba atari ko ahantu uhagaze dore hari inzoka ishobora kukurya, ahiza akaguseka. Ejo hari umuhungu w'inshuti yanjye yavuye n'ahangaha hagiye yongera muri za Tanzania, yongera kuzusura bene wabo. Yarambwira ati hano iyo turyamye ntidusinzira, kuko inzoka ziraza zikabarya nijoro, kandi ntatari baba bafite ko mu ishyamba bagiye gushaka uburyo borora inka ngo babeho. So rero hariya bakeneye umuntu ureba, kugira ngo rero babikoreye bafite imiti batera bagakikiza urugo kugira ngo inzoka nizo ze kuhagera. Noneho rero kimwe n'ibyo ngibyo nkubwira, hakeneye amaso areba. Kino gihunyira turebye kuri iyi Amerika, mu bwiru bwabo bo barareba ibyo tutareba. Amaso yabo arareba no mu mwijima. Twebwe rero amaso yacu ntituyakoresha, kandi twebwe amaso yacu ni Kristo, niwe mwuka wera, niwe maso yacu, ni nawe uduhishurira ubwiru bw'ibi ngibi iyo tubishyira ahagaragara. Ariko umuntu akabifata ngo ni inoti agashyira mu mufuka ajya kurya amandazi, ariko ntashobora kureba ubwiru bukubiye muri iki kintu cyatunze. Hanyuma pasi ihangane gato mubaza, mutweretse ko hari ingaruka nyinshi ku itorero cyangwa se kubizera. None mu nama watugira cyangwa se wagira badukurikiye bakijijwe n'abandi bumva bashaka gukizwa, bumvisha ububwiro bwa Satani, aho mutweretse n'iri dolari rya Amerika, ese umuntu ashobora ubushaka kuvuga ngo aya mafaranga cyangwa se aya madolari ya Amerika tureke kuyakoresha?
no kuko ibyo dukoresha byose mu isi ntacyo iyo twavuga dufite Kristo ababikoze n'abandi bo barabiramya kuko ibi ngibi nibyo bahesha ibyo bafite twebwe tubikoresha mu zihe nyungu ese turabikoresha mu nyungu z'Imana tuvuge ubutunzi bwose n'ubw'Imana tuvuge umuntu aguhaye amadolari avuga ati kora igiterane uvugiremo ibya Yesu cyo gihe ubukoresheje iki bya bindi nubwo ari ibya Satani bigamije gushyira hejuru izina rye noneho bikoresheje mu rwego rwo gushyira hejuru izina rya Kristo n'izi tekinoloji tuvuga ibi byose ubundi ari umuzungu wavuze ngo umuhanga yaravuze ngo ikibazo dufite ku isi ni abantu bari inyuma ya microphones microphones bari inyuma zayo microphones ubwazo simbi ariko bari inyuma zazo nibo baduteje akaga yashaka kuvuga abitangazamakuru abari ku maradiyo kuri za televiziyo mu bikorwa nk'ibi ngibi baravuga iki kandi za microphones zishinzwe iki si kurangurura none ziravuga iki uzajya kuri televiziyo ureba abantu bava mu gitondo bagushyiraho abantu bambaye ubusa ababyina abavuga ubusa burinde bwira ureba arubakwa n'iki usange rero niba twe tufashe microphone kugira amahirwe nkatwe reka tuzikoreshe mu buryo bujyanye n'inyungu ya muntu atari inyungu y'ifaranga ariko bijye mu nyungu y'iki y'iterambere ry'ubugingo bw'umuntu kuko ibintu byose hafi ya byose abantu barabikorera mu rwego rwo kugira ngo babone idolari nk'ubutunzi ariko gihe idolari rishoboye kurikoresha kugira ngo noneho ubugingo bw'abantu burokoke umujinya uzaza mba ndikoresheje neza Bibiliya iravuga ngo inkota uwitwaza inkota umutware aba ari umugaragu w'Imana iyo ahana inkozi z'ibibi hanyuma akagororera abakiranutse ariko se abitwaje inkota muri iki gihe bazikoresha iki ni ugucinyiza rubanda uzasanga bitwaje inkota mu mashyamba barica abantu baragira bate nibyo Satani ashaka izi ntwaro zirakoresha mu kwica abantu aho kugira ngo zirinde umutekano wabo ariko izi ntwaro ubwazo simbi si byose intwaro imbunda iki byose wifite iyo ni ukuvuga ngo iyo uryamye ukabona umuntu wambaye uniform acunga umutekano mu muhanda afite imbunda ruba uruhutse nose ugiye kubona ukabona n'undi muntu wambaye igikota afite imbunda urasinzira ubu turiya afite imbunda ariko se ashinzwe iki ubu niwe yaje kukwica cyangwa kwica abandi bantu b'inzirakarengane yes ariko niba ari umushinga ushinzwe afite uniform kandi arakobora umuriro neza uravuga uti basi uriya ashinzwe umutekano yambunda ntibaye mbi kuko iri mu maboko yande y'umurenge ushinzwe umutekano wawe ariko wa muntu yahinduye noneho wa murimo wo gucunga umutekano akawuvamo ugasanga arafata abagore arasahura abantu arafata abantu mu mifuka kandi ashinzwe kubarinda umutekano za ntwara afite kuko zifashwe n'ikigoryi zo zirimo zirakoreshwa mu rwego rwo guhungabanya umutekano mu mwanya wo kuwuteza imbere ndumva twagarukiraho nshuti bene data mwese mudukurikiye ngira ngo mwumvise byinshi uko isi ihagaze murimo murumva ibyo twirukankaho byose nk'ubutunzi cyangwa se kugira ngo tube abakungu bakomeye mu isi amafaranga mu by'ukuri ni byiza kuyagira ariko tukayagira arashyira hejuru Imana ahubwo atarayatesha agaciro Imana ikindi ni uko ibi byose babima kutwereka isi turimo isi dutuyemo aho turimo turagana ndetse bikanatwereka n'iherezo ry'isi n'uburyo igiye gutembagara kandi igatembagarana n'umwami wayo ndetse n'abamukurikiye hanyuma mu gusoza reka pasiteri adufashe niba hari iyindi nama yatanga ayitange cyangwa pasiteri niba wenda warangije wadufasha gusenga utangana nimero zawe ku bantu hari abantu benshi bashaka kubaza ibibazo hanyuma kuwagira ikibazo agakomeza kubaza ukamusobanurira inyuma ya kamera nabyo ni byiza murakoze cyane inama natanga mbere yuko nasenga ndavuga n'ibyo mbwiye ni ukubwira abari mu isi bose ikiganiro kizageraho ngo se nubwo tumaze kumva ibyo ubuhungiro bwacu ni ubuhe ubuhungiro bwacu ni irembo ryadushyiriweho ryitiriwe kuba ari irembo ry'intama umuntu niyinjira muri iryo rembo azakizwa kandi azasohoka azabona urwuri ni amagambo dusanga muri Bibiliya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 uhereye ku murongo wa 9 nkaba ningingira abantu bose bumvise ibyo ngibyo
bamenye icyambere. Hari abantu bajya bavuga ntukabwira abantu ibintu batera ubwoba, oya ndashaka ko bagira ubwoba. Ubwoba butuma bahunga, ariko babandi bakubwira ngo nta gihari, nta mahoro barakubeshya. Bibiliya iravuga ngo mu gihe bazavuga nta mahoro ngo nibo kurimbuka kuzabatungura. Rero ahubwo abantu bagira ubwoba basabe bagira aho bahungira. Bahungire muri rya rembo ryadushiriweho, n'irembo rifunganye, mu yandi magambo n'irembo rya Kristo Mukiza, kugira ngo bihane mu izina ryawe babarirwe ibyaha, maze basabe Imana kugira ngo bahe umwuka wayo kandi ibarindire muri iyi si mbi. Yes, nibyo navuga. Rero ahandi mbere yuko tujya mu gusenga, nakubwira bene data, kino kiganiro bashobora kugira amatsiko, bashobora kumpamagara kuri 0788 50 60 76. Bashobora rero no kunyandikira, kuko iyi ngiyi niyo nomero yanjye yo kuri WhatsApp, bakaba banyandikira. Icyitonderwa, ushobora kunyandikira sinkusubiza igihe cyushakiramo, kuko mafite ibintu byinshi ngenda asubiza, akazi kaba kagenda kiyongera kandi ngenda bikunda, kandi nibyiza ngeramo. Abari muri diaspora bo bongeraho kode ya 250, ariko babanje gushyira akamenyetso ko guteranya, noneho barangiza bagashyiraho 788 50 60 76. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana y'ukuri, muri Kristo Yesu waraduhamagaye, watubwira ubuhungiro nyabwo, kandi ubwo buhungiro ni iwawe mw'Ijuru, mw'isi nshya n'ijuru rishya wateguriye, aho gukiranuka kuzaba, kuko isi yuzuye gukiranirwa, kuko iri mu butware bw'umwijima. Nuko rero bana natwe uduhe umugisha, turakwiringiye, utuyobore mu buryo bwose no mu gukiranuka kose, tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ya, murakoze cyane nshuti bavandimwe, abakunzi bacu mukunda ibiganiro bitambwa kuri AYALONI TV. Turabasabira umugisha mwinshi, kandi tunabinginga ngo mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, tuzadufatanyije kwagura ubwami bw'Imana. Hanyuma turagushimira nawe paseri, Imana iguhe umugisha kubw'ubutumwa, kandi Imana ikomeze kugushyigikira ndetse no kuguha imbaraga nyinshi, no kukuzuza ubwenge gukomeza gusobanura ububweru bwa Satani bwari bwishe abantu benshi ariko batari bazi, ariko bukaba buri guhishurwa muri iki gihe cya none. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana rero mwese abane namwe, hanyuma ikiganiro nakagaruka. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwa